Amahoro amahoro nshuti bakundwa muri Yesu Kristo, amahoro y'Imana nabane namwe inshuti zacu zo mu yandi madini. Kristo Yesu akuzwe. Yongeye kubasuhuza na Apotre Rosine Nyirandiho kubwayo, umushumba wa Bohoka Ministry ntuye Kigali ahantu hitwa i Masaka. Nkomeje kubana namwe mu biganiro bigiye bitandukanye byo kubohoka mu gihe nk'iki. Hari ibintu ndi kugira ngo nkomeze mbibutse kuko biri kugaragara ko abantu benshi dutegereje amasezerano ariko ntabwo tuzi uburyo tugomba kwitwara mu gihe tuyategereje. Nje kugira ngo nkubwire ngo bera amaso isezerano Imana yaguhaye. Ribere maso muvandimwe nkuko tugiye kubibona hano mu ijambo ry'Imana. Sinzi impamvu muri iyi minsi kwa Yosefu hari kuva amasomo mu mwuka Imana iri kumpa ngo mbahe. Igihe cyose utazabera amaso isezerano Imana yaguhaye, muvandimwe, nta wundi muntu uzaza kukurindira isezerano ryawe. Nta wundi muntu uzaza kukurindira inyenyeri yawe. Bibiliya itubwira mu gitabo cy'Itangiriro gice cya 3 gutyo ko Imana nayo yarindishije ingobyi ishyiraho marayika w'umukerubi ufite inkota yaka umuriro. Igihe Adamu na Eva bari bamaze gufata ku rubuto mu ngobyi, Imana irareba iravuga ati iki giti cyari cyo kugira ngo abantu batazigera bamenya ko hariho icyiza n'ikibi. None ubwo bakiriye bazajya kurya no kuri kiriya cyo kugira ngo umuntu atazajya apfa abeho byiteka. Imana ihita ishyiraho umukerubi ngo akirinde. Imana ntiyarananiwe kugira gute kwirindira ingobyi, kwiringira igiti cy'ubugingo. Ntabwo ari inaniwe kukirindira, ariko ishyiraho umurinzi, ishyiraho marayika w'umukerubi. Uko niko nawe rero dukurikije ijambo ry'Imana tugiye kureba usabwa kubera amaso inzozi zawe, ukabera amaso yishurirwa ryawe, ukabera amaso amasezerano Imana yaguhaye, kuko aya masezerano Satani arayahiga. Hari igihe uzarangara rero isosi kamere kamwishisha mugani w'ababana, kintu bita uburangazi. Iki kintu cyo gituma amasezerano yacu yangirika, inyenyeri zacu zikangirika, destiny yacu igapfa. Iki kintu mucyumve. Turebere ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro 3:9. Turebe iki kintu Imana igiye kutubwira. Duhere kuri uyu murongo wa 7. Hanyuma Itangiriro 3:9 umurongo wa 7. Hanyuma y'ibyo nyirabuja abenguka Yosefu aramubwira ati turyamane. Maze ariyangira abwira nyirabuja ati dore databuja ntagenzura ibyo mubikiye byo mu rugo rwe. Ntagenzura ibyo mubikiye mu rugo rwe, ndetse ambikije ibyo atunze byose. Muri uru rugo nta urundutamo kandi ntacyo yasize ngo akinyime keretse wowe, kuko uri umugore we. None nabasha nte gukora icyaha gikomeye gityo ngacumura ku Mana? Akajya abwira Yosefu uko bukeye, akajya abibwira Yosefu uko bukeye, ntamwumvire ngo aryamane nawe cyangwa abane nawe. Bukeye yinjira mu nzu gukora umurimo we, ari nta bandi bagabo bo mu nzu barimo. Uwo mugore afata umwenda we aramubwira ati turyamane. Amusigira umwenda we arahunga arasohoka. Abonye yuko amusigiye umwenda we agahunga agasohoka, ahamagara abagabo bo mu nzu ye arababwira ati dore yatuzaniye umuheburayo wo kudusekana agasuzuguro, yanyegereye ngo aryamane nanjye ntabarisha ijwi rirenga. Maze yumvishe nteye hejuru ntabaje asiga umwenda we iruhande rwanjye arahunga arasohoka. Twakire neza ijambo ry'Imana. Wumvishe inkuru ya Yosefu y'ukuntu ageze kwa Potifare agahura n'ibi bintu, muvandimwe, ndagira ngo nkubwire ngo hari igihe rimwe na rimwe bizagusaba kuhunga kugira ngo urengere amasezerano yawe. Yosefu avuye iwabo, bene se bamugambaniye abamugurisha kwa Potifare. Kubera ko ukuboko k'Uwiteka twize kwari kumwe nawe, agezeyo umwami aramukunda. Nubwo yari umucakara ariko amuha umugisha. Kwa kuboko k'Uwiteka nabigishije bituma umwami amukunda, nubwo yari mu bucakara mu bunyage, ariko kubera kwa kuboko k'Uwiteka kwamwakompanye, kwamuherekeje, kwari kumwe nawe,
byatumye agira gute abonera umugisha hariya ibwami. Umwami amuha ibyo yari afite byose, ariko agira gute ntabwo ari yemerewe gukora ku mugore we, birumvikana nta muntu wagukorera ku mugore. Ariko Satani umubi yinjira muri wa mugore, akajya areba Yosefu akamugirira irari. Igihe kimwe ngo nta bantu bari ibwami, mwabyumvishe, yegera Yosefu amusaba ko baryamana, ariko Yosefu ngo akajya byanga. Satani ntabwo azagutega rimwe muvandimwe. Bibiliya iratubwiye ngo yajyaga amwegera kenshi, ngo ariko ntaze gucunga nta bandi bantu bahari. Muribuka ko na Sekibaza kugerageza Yesu, yamugerageje bwa mbere, agaruka bwa kabiri, agaruka bwa gatatu, abonye atsinzwe, aravuga ngo nguteze ikindi gihe. Reka nkubwire muvandimwe, nturyame ngo ugere kakaguru ku kandi, ngo ugire ngo ubwo wasimbutse umutego wa mbere, Satani azarekeraho. Azakomeza kugenze, natagutegera ku mugabo wawe azagutegera ku bana, nagutega umutego ku mugabo wawe akabura urawutsinze, azahita ajya ku bana. Ku mwana nahabona naho uhatsinze ajye ku muturanyi nahagutegera ukabona uratsinze ajye aho ukorera, nahagutegera ukabona uratsinze aze ku buzima bwawe, nahagutegera ukabona uratsinze ajye gukoresha uwo musengana, nahagutegera ukabona uratsinze ajye ku mushumba wagushumbye cyangwa padiri cyangwa shehe. Nuko bigenda. Satani ahora dutega imitego kugira ngo arebe ko twayigwamo. Niki gituma Satani ubundi adutega imitego buri munsi? Ese niki gituma abarozi bahora bahaguruka bakuroga? Niki gituma intambara zitarangira ku buzima bwawe? Ubundi iki kintu ntabwo mujye mukibaza, ni impamvu ki intambara zitarangira ku buzima bwawe, ni impamvu ki ibitero bitasiba ku buzima bwawe. Umuntu wese ufite inyenyeri iri hejuru arahigwa. Icyo kintu ntabwo mukizi. Nta kintu kijya gisaza umurozi, nta kintu gisaza abantu mukorana bakakugirira ishyari, nk'uko kwa Yosefu barimugiriye. Ni inyenyeri ikuriho babona izaka kurusha izindi. Mu bana mwavukanye baroga wowe, abandi bane bagasigara. Barakurebye bakureba mu ndagu, babona yuko inyenyeri yawe izaka kurusha abandi, uzakiza umuryango, uzagera kure, uzabyara abana bazavamo abayobozi, batangira kukwitendeka aho abandi ntibabarebaho. Nandibyo byabaye kuri Yesu Kristo. Ntabwo Herode yari guhaguruka muri Matayo 2 ngo ajye kuvuga ngo abana bose abahungu nimubice, ko hari kugira ngo na Yesu Kristo wari ufite inyenyeri ya cyami nkiye nawe apfe muri abo bana. Ariko Imana iramuhungisha. Sura Yosefu mu nzozi, uriya wabanaga na Mariya, aravuga ati byukuhungisha umwana na nyina, kuko Herode ashaka kumwica bahungira muri Egiputa. Herode amaze gupfa, Marika arongera asanga Yosefu mu nzozi, aravuga ngo nimusubire mu gihugu cyanyu, haleluya, kuko Herode wabahigaga yamaze gupfa. Nta kindi kintu gituma umuroza guhiga, ni inyenyeri kuriho. Ntabwo umuntu urusha ubutunzi umuntu ukurusha ubutunzi ntiyakugirira ishyari. Ntabwo umuntu utunze imodoka 3 ukabutunzi imwe yakugirira ishyari. Ahubwo bantu bari munsi babona yuko uzabasumba, rero bafata n'utwo bari bafite twakabatunze bakajya kukugirira nabi, bagashumura imyuka izatuma ya destiny yawe yangirika, bakagukonegitinga n'abantu babi bizatuma ya destiny yawe yangirika, kuko imbaraga z'umwijima ntabwo ziza n'amaso zikorera mu bantu bagenzi bacu. Ese umuka Potifari ntabwo umwuka mubo mwinjiye. Muri buku munsi umwe Yesu Kristo ari hafi kujya ku musaraba, ukuntu Petero yamuje inyuma. Petero abwira Yesu ati, Yesu waretse kujya hariya ahantu koko. Yesu ahita aravuga ati, mva inyuma Satani. Kubera iki? Yesu arebye abona si Petero wanyawe babanaga, ahubwo ni umubi umwinjiyemo, niwe utumye avuga ibyo bintu. Hari abantu Sekibi yinjiramo bakatubwira amagambo adukomeretsa batari kutubwira. Hari abantu Sekibi yinjiramo ku kazi bakadutesha umutwe. Hari igihe umugabo we Sekibi amwinjirana akakubwira amagambo agukomeretsa kandi atari we, ahubwo ugomba kujya uvuga ati, mva inyuma Satani, kuko wahishuriye ko umugabo wawe yinjiriwe cyangwa umugore wawe yinjiriwe, kuko ubuzi umuntu mu bantu bumuzi. Ariko hari igihe Satani amwinjiriramo agakora ibintu bidakorwa, akavuga ibintu bitavugwa. Sekibi aje kugerageza Yosefu mu isezerano rye, atangiye kumubwira ngo agire gute baryamane. Yamwinjiriye tayari, yamuteje irari ryo kurarikira Yosefu. Kandi mureke mbabwire ikindi kintu gikomeye, buriya ahantu uzakura umugisha niho ugeragerezwa. Mwari mubizi impamvu iki Sekibi yinjiriye muka Potifari akagerageza Yosefu ari ibwami kwa Potifari? Nuko Sekibi yarebege kabona n'ubundi Potifari agiye guhemukira, n'ubundi niwe uzamugira premier ministre. Satani shaka kubagonganisha. Reka nkubwire, nubona Satani yatangiye kukugonganisha n'umuntu, nta kibazo kindi mwari mufitanye, uzamenye ati uyu muntu nari ngiye kumukuraho umugisha, none Satani agiye kudutsimbanisha. None si yasambana n'uyu mugore w'umwami, urumva umwami byari bugende gute?
kandi muri destiny bya bindi yarotaga Yosefu afite imyaka 17 kwi abantu bazamwikubita imbere. Isezerano rya Yosefu ryari busohorere kwa Potifare igihe Potifare yamukuraga muri gereza akamurotorera inzozi, ubundi umwami Potifare agahita agira Yosefu premier ministre. Mu yandi magambo uriya mugore ari yinjiyemo na Sekibi kugira ngo aryamane na Yosefu, niba mara kuryamana wa mugisha Yosefu ari kuzaburira kuri Potifare akamuzamura ntazaba kiwubonye. Uyu munsi wa none bavandimwe mumenye ukuntu Satani agenda yangiza destiny zacu, ashaka kwangiza inyenyeri zacu. Iyo cyemera akaryamana n'uriya mugore, inyenyeri ya Yosefu yo kuyobora ari kubipfuye, yo kuza aba ministry bwami yari kubipfuye. Nuko urwana urugamba hasi hejuru kubera inyenyeri yawe muvandimwe. Yosefu baramubeshyera, nibashaka bazakubeshyere ariko inyenyeri yawe ukomeze uyirinde. Mugore arangije yerekana umwenda kandi abeshyerwa. Kinyoma gifite ikimenyetso we kijya giteza abantu ibibazo bikomeye. Kwerekana umwenda se bivuga ko baryamanye, ariko kuko umugore yari afite ijambo ntabwo umwami yari bubihakane n'abandi bantu. Hari igihe umuntu rwose kubera imbaraga afite, kubera power afite runaka, kubera titre afite mu kazi, kubera intebe yicayeho, ashobora kukubeshyera nawe ibwami akagushyiraho igihanga kandi urengana. Ababana Imana izajye baturinda. Ariko reka mbabwire hari ibintu Imana ibiba iri kureba kandi kabireba nyine. Ikabireba. None Imana ko yemeye ko Yosefu ajya muri gereza kandi yabeshyewe. Imana no ko arizi ko muri gereza n'ubundi ariho bizatuma ava umwami akamwibuka akamutereka ku ntebe. Ariko si yacyemera akaryamana n'umugore byari kuzarangira gute? Yosefu ngo abonye bikomeye akuramo ariruka. Ariko muzi neza ko hari igihe kijya kibaho ugakuramo ukiruka kugira urinde inyenyeri yawe we. Ubijya bibaho ntago ibintu byose bavandimwe bizaza mu buzima bwacu. Muri riya eta Yosefu yari arimo ntabwo yari buvuga ngo reka numve iki Imana imbwira reka senge, reka numve ijwi, reka mpamagara Apotre Zina ambwira uko mbyitwaramo. Yagombaga gukoresha inyenyeri y'ubwenge akareba ukuntu ava hari ahantu. Hari igihe biba ngombwa ukiruka muvandimwe kugira ngo ukize inyenyeri yawe n'amagara yawe. Hari igihe biba ngombwa kublock umuntu kugira ngo uyirinde inyenyeri yawe. Hari igihe biba ngombwa kudataha ubukwe runaka kandi bwari ubw'ingenzi kugira ngo urengere inyenyeri yawe. Hari igihe biba ngombwa ko umuntu uyu n'uyu mu muryango mwanga kumutwerera, wanga gukora ku mafaranga umugore mutabyumvikanye kugira ngo urengere inyenyeri yawe y'urugo. Ariko hari igihe umuntu azabatumira muri famille ati ubukwe tuzabutaye, undi mu bashakanye ati hoya, wowe ukagenda ku ngufu. None se kugiye gutaha ubukwe, kugiye kujya ku mazi Igisenyi ku mucanga, wagaruka mu rugo rwawe rugasenyuka, urumva biri bukunguriki? Ibaze kugira ngo hari abagore benshi njye byumva ngo basabye abagabo babo uruhushya ngo rwo kujya ku mazi ngo barabuwima bagenda ku ngufu, wagaruka umugabo wawe mugashwana akaguhambiriza ugasubira iwanyu. None se ubwo wungutse iki? Inyenyeri yawe y'urugo urayishe hejuru yo kutanga bya bindi. Inyenyeri yawe y'urugo ibuza amahoro hejuru yo gutwerera umuntu mutabyumvikanyeho. Aho kugira ngo usenyenyeri yawe y'urugo n'ibyishimo mu rugo, uwo muntu ntimwamureka. Bavandimwe nimutaba amaso ngo murinde inyenyeri zanyu. Iyi migisha Imana yabahaye ni ukuri Imana ibaha ubwenge bwo kurinda inyenyeri zanyu. Hari igihe biba ngombwa ukiruka umuntu yagusohokana muri hoteli waba uratangiye kubizana ugahaguruka nk'ugiye kuri toilette ukaburagiye. Bijye biba ngombwa ko twiruka. Bijye biba ngombwa ko umuntu atahamagara ntitwitabe kugira inyenyeri yacu itangirika. Bijye biba ngombwa ko umuntu akwandikira akandika ibibetize ntumusubize kugira inyenyeri yawe uyirinde. Bijye biba ngombwa ko umuntu ashobora kuguha ibintu runaka ukabyanga kugira ngo inyenyeri yawe uyirinde. Bavandimwe bijya biba ngombwa ko umuntu afata imyanzuro runaka kubera kurinda inyenyeri. Ni murinde inyenyeri zanyu bavandimwe. Birabasaba hano kugira inyenyeri y'ubwenge yaka cyane, y'imitekerereze yaka cyane, ukamenya ngo muka Potifari mu buzima bwanjye araje ashatse kunkura ahantu nari niboneye umugisha. Yosefu ibwami nta kintu yaburaga. Hari abantu mutajya mugira ibintu mubura mu ngo, mwarangiza mukajya kugira gute kuryamana na ba Potifari cyangwa n'abagore ba Potifari kandi mu rugo nta kintu buze. Uwo ni umurengwe. Harimo abadamu hano bakoze gutya n'abakobwa mu rugo ntiwabuze ibiryo, ntiwabuze ariko Potifari araje cyangwa muka Potifari uragiye. Mukanyenyeri yawe y'urugo niyangirika ntuze kuvuga ngo iki. Yosefu yagombaga kunyurwa n'iby'umwami yamuhaye. Harimo mutangirizwa ahantu atarenga. Ese mwagiye munyurwa n'iby'Imana yabahaye? Mwanyuzwe n'iby'abagabo banyu babaha? Mwanyuzwe n'ibyishimo abagore banyu babaha mu rugo? Ko murebye nabi inyenyeri zanyu zingo zigenda zangirika kubera gutega amatwi no guha umwanya ba muka Potifari na Potifari. Bavandimwe ikintu kijyanye no kurinda imigisha ari ikintu gikomeye. Ikintu kijyanye no kurinda imigisha Imana yaduhaye n'inyenyeri ni ikintu gikomeye.